Imana igiye kutubambira amahema. Imana nishimwe cyane. Aho uri kunyumva aho uri hose, Imana ikuramburira ihema. Imana ikubambira ihema. Haba ari mu kazi, Imana ikubambira ihema. Haba ari mu rugo rwawe, Imana ikubambira ihema. Haba ari no mu bana bawe, Imana ikubambira ihema. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe. Haleluya, haleluya. Ngo naho imizi yacyo yasazira mu butaka. Yasazira hehirata mu butaka. Icyangombwa icyo usabwa we gusa no gusenga Imana. Gusamara ugize gutiratandukanye ari gusamara no gusaba. Nanjye nagusabye ikintu kimwe, nago ndi gusaba naga ari buncikanga atamaye ikintu kimwe byibuze umugore ashaka gukora kigaragaza yuko uyu mugore yitwaye nk'udafite umugabo. Kimbwire ndahita ndekera. Hello everyone around, nonge kubasuhuza abantu bose badukurikiye kuri Behind the Words Show. Uyu munsi rero n'umunsi mwiza nkuko bisanzwe, n'umunsi udasanzwe, ni ku cyumweru, n'umunsi w'umugisha. Nje banyita Diti, iruhande rwanjye muri kubona abatumirwa batandukanye, mukanya muraza kubamenya. Nagira ngo rero mbasuhuza aho muherereye hose mu bice by'isi bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Kandi nkomeza no kubashimira uburyo mukoza kudusapotinga umunsi ku munsi. Turabakunda cyane nkuko namwe mudukunda. Uyu munsi rero mbahaye ikaze kuri iki kiganiro kidasanzwe, ikiganiro cyiza cyane kibuze kuba icy'umugisha. Nagira ngo rero mpabashyitsi banje umwanya kugira ngo babasuhuze, noneho dutangire ikiganiro cyacu. Ndahera iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye. Si ibumoso bwanjye muri kwabona umubava. Nagira ngo usuhuze abakunzi ba Behind the Words Show. Ya murakoze cyane kubivuze. Amazina yitwa Mazimaka Eugene, nkaba ndi umugabo, mfite umudamu n'abana babiri. Nkaba n'umukozi w'Imana, ibindi Uwiteka duhana umugisha. Wow. Eugene. Wow, n'umugisha kuba tubashije kubakira kuri Behind the Words Show. Murakoze cyane. Wisanzure, just feel at home, wumve ko ari mu rugo. Ndizera ko kandi n'abakunzi ba Behind the Words Show ndetse ko bari bugukunde. Bagomba no kugukunda. Ese hari umuntu wanga umugozi w'Imana? Ntawe. Iyo Imana yagukunze n'abantu bagomba kugukunda. Bagomba kugukunda. Ari ku ruhande rero dufite ezo bakuzi. Arabanyibagiwe. Arabanyibagiwe. Batuguteza wowe n'ugute wakwagirwa umuhanzi. Nta muntu wakwagirwa umuhanzi. Ariko nibishaka kwasuhuza ko abasuhuza ariko kubibwira aho basanzwe bakuzi. Bagomba no kumenya nini kugira ngo bakumenye. Esa shimwe amahoro y'Imana ari muri mwe, nanjye ndi umubyeyi, nitwa Dusabirema, nkunda Imana, nkunda n'abantu. Yesu aduhana umugisha, ibindi turakomezanya. Amen. Eugene, Rehema, murakaza neza, turabishimiye. Just feel at home, Nisanzure kabisa. Uyu munsi ntarajya kure ndashaka bashe kuvuga uburyo ndi kubabona mu murasa neza, mumeze nk'abantu mufite amariye mu gitanga amavuta. Amavuta ne? Amavuta y'Imana. Imisatsi ya naturelle ari kwa Rehema. Imisatsi uyu misatsi naturelle ariko za naturelle ariko ndagira ngo imisatsi kavukire. Iyo ni imisatsi waravukanye cyangwa uba warayogoshe gakura? Niya misatsi twogosha mu byumweru bitatu kabiraje. Nibyo. Ariko genda ndashaka kugira akantu sobanukirwaho. Abadeperi bakunda kugira imisatsi kavukire yabo, donc ntibakiremo ibindi bintu. Akaba afite imisatsi niyo twita naturelle, ne? Uwo muco kuba mudashobora guhindura imisatsi nk'uko abandi bayahindura, ugira gute uturuka he? Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo tugume uko twahamagawe. Twebwe rero twumva kubaho muri ubu buzima bwacu bwa naturelle, twumva bidufasha cyane kurusha ko twakomekana n'ibindi bintu. Tugume uko twahamagawe. Ubwo abatarahamagarwa tugume uko tumeze. Nawe mugume uko mwamagawe. Tutarahamagarwa. Yesu nabageraho bizoro. Teka nabageraho bizoro. Tugume. Byiza ari uko umuntu yaguma uko yahamagawe. Tugume uko twahamagawe. Ese buri umuntu abyirwa n'iki yahamagawe? Wajya se Uwiteka kugezeho urinda kujya gushakisha. Wowe ubwawe uhita ubyiyumvamo.
kanze numve ahantu hari Imana ahantu hari Imana ahantu ndi kumva Imana haleluya ahantu ndi kumva Imana niyo mpamvu tujye gutangira ikiganiro cyacu tuvuga Imana ndi kumva ahantu hari Imana bise mbyumva koko siko mbyumvise ahantu hari Imana reka duhe umwanya Eugene adusengere namara kudusengera tuvuga ijambo ry'Imana noneho ikiganiro turaza kugikomeza nyuma ariko twamaze kuvuga ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe iteka sibyo Eugene reka kuri n'ingofero mu cyubahiro cy'Imana reka tubahe Imana tumaze tuyishimire imbere ya byose. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje dushimye neza n'urukundo tugushimye imbabazi zawe n'umuntu bwawe data wa twese wo mu ijuru izina rya nishyirwe hejuru. Tugushimiye ko data wa twese ari we waturinze waravuze ngo uzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu. Mana nyinga tugushimiye ko hari ingabo zatanzwe hari ibitambo byatanzwe kugira ngo uyu munsi iyi saha n'uyu munota tube tumuye kumuko abazima izina rya rishyirwe hejuru. Mana nyiringabo rero twashyitse muri ingando ya mwene data nyemera nyiricyubahiro ko twageze amahoro tubigushimira nyiringabo kandi tugushimiye ko nabo twasanze ari bazima n'ukuri bagiye mu kamuko w'abazima iryo nishimwe rikomeye nyiringabo. Nyemera data wa twese wo mu ijuru tugiye gukora ikiganiro tugiye kuganira ku ijambo ryawe data wa twese wo mu ijuru. Niyo mpamvu mbere byose tubanje guhagarika imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yose igendagenda ahantu mu kirere yaza guca amakonegisiyo mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo bize biganze bibane natwe muri kano kanya tugiye kumara imbere yawe. Mana nyir'ingabo rero nkweretse ugiye kubara kino kiganiro data wa twese wo mu ijuru ndetse n'umukameramani ndetse natwe turi imbere ya kamera utwambike imbaraga kandi tugira mbene imbabazi. Urakoze turagushimira rero tangira natwe kandi uzo gusozanya natwe mu izina ryose kuzura karama. Amen. 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 Ni karibu rero ushobora gutangira ushobora kugeza ku kunzabanda show icyo bateguriye ubuze. Urakoze cyane. Mbere ya byose manje kubashimira kandi nanone nongera gushimira umuntu wese ugiye gutega amatwi iki kiganiro cyangwa se iri jambo ry'Imana tujye kuganiraho. Navuga ngo Imana ibaho umugisha. N'undi wese ugiye gutega amatwi cyangwa se uzatega amatwi bite n'igihe uzumvira iri jambo ry'Imana ndavuga ngo Imana yo mu ijuru izaguha umugisha. Murakoze cyane rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka hano mu gitabo cya Yobu. Mu gitabo cya Yobu abaza amateka ya Yobu ni amateka maremare ariko ntago ari nje kubabwira ahubwo tuje kongera kuganira kugira ngo twongere twibukiranye migira urugendo muri urugendo tuba turimo urugendo rw'agakiza duriramo n'intambara duriramo n'ibigeragezo muri urugendo rw'agakiza. Si ibyo gusa ariko tuboneramo n'ibyiza si intambara gusa si ibigeragezo gusa tubonamo n'ibyiza. Bishatse kuvuga ngo rero Imana yampaye ijambo riboneka mu gitabo cya Yobu rivuga ngo haracyari ibyiringiro. Wowe ugiye gutega amatwi ijambo ry'Imana wumve ngo bitewe n'ahantu uri situation irimo igiye itandukanye ushaka kuryumva uri ku gitanda urwaye, ushaka kuryumva uri mu bitaro, ushobora kuryumva urimo amadeni, ushobora kubyumva wagize ibyago, ushobora kuryumva uri no mu bihe byiza, ushobora kuryumva mu bintu bigiye bitandukanye. Ariko situation yose urimo cyangwa se igihe cyose wicayemo wumve ko hakiri ibyiringiro kandi wumve yuko Imana ikigufiteho umugambi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka turige ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yobu bice 14 turareba ku murongo wa 7. Ijambo ry'Imana rivuga ngo erega haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kugira gute cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo erega haracyari ibyiringiro ngo yuko igiti iyo gitemwe ngo cyongera kugira gute cyongera gushibuka. Ariko tukiraho ngo hagati aho ngaho utaza kumva ngo haracyari ibyiringiro
ngo igiti cyose iyo gitemwe ngo niko gira gute niko gishibuka. Nta biti byose bitemwe ariko bishibuka. Witubikiranye neza ko hari igiti batema bakakirandurana n'iki n'imizi yacyo. Icyo ngicyo kiba kimaze gira gute kiba kimaze guta ibyiringiro. Ariko hari n'igiti batema bamara kugitema cya gishyitsi cyangwa se cya gitsinsi biterwa nuko ukivuga kigasigara mu butaka. Yesu nashimwe cyane. Iyo kimaze gusigara mu butaka icyo niryo jambo birivuga ngo haracyari ibyiringiro ngo yuko igiti iyo gitemwe cyongera kugira gute cyongera gushibuka. Yobu niyo mpamvu yaje muri Yobu abasoma cyangwa se bitewe n'umwanya dufite Yobu atwigisha amagambo akomeye. Yobu atwigisha uburyo yahuye n'ibigeragezo. Uko byagira kose numva barokore turi gutema ijambo ry'Imana nta muntu warabagerageje nka Yobu. Ariko Yobu nubwo yaragerageje ariko nubwo yageragejwe umugore, abana, amashyo, amatungo byose bikamushiraho agera naho ngo naho n'abaturanyi be naho n'inshuti ze naho nabo bajyanaga gusenga bagezeho kumubwira ngo Yobu ngo ntiwaba waratutse Imana ngo basi ngo uyihakane. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Yobu kuko yarazi ko yaravuganye n'Imana. Hari ijambo Yobu yari yaravuganye n'Imana. Hari ijambo Imana yari yaravuganye na Yobu. Iramwe ngo nzakurinda. Najya mubwira ngo nubwo waba umeze bitewe n'ibigeragezo urimo, bitewe n'ibibazo urimo, nta kintu na kimwe gishobora kubaho Imana itabasha kugira gute itabasha gukemura. Imana nishimwe cyane. Nta ndwara Imana itakiza, nta kigerageza Imana itakiza, nta nzazane, nta bibazo Imana itagira gute itagukoramo. Imana nishimwe cyane. Ndafashijwe cyane. Yobu yakomeje kwihangana, ngarihangana. Yobu apfusha abana, abakobwa beza. Yobu apfusha amatungo. Yobu yari umutunzi. Imana nishimwe cyane. Ngo ariko mu kwihangana kwe ngo asubizwa mu ibyiringiro kuko hari ijambo Imana yavuganye na Yobu. Haleluya. Hari igihe Imana ivugana nawe ikagusubizamo ibyiringiro. Hari igihe uva mu rugo ugiye gusenga mu masengesho runaka, mu cyumba runaka, wihengetse ahantu runaka bitewe naho ujya wihengeka. Hari n'igihe ufata ibihe byawe mu rugo ugafata amasengesho. Yesu nashimwe. N'ahantu hatari Imana, n'aha muri studio twicaye harimo ikirata, hari Imana. Niyo twapfukama tugasenga Imana nayo yabana natwe. Birema ngo aho batatu cyangwa bateraniye bavuga ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana rukakabana nabo. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Ngo Yobu ngo noneho ngarangije ngo byose bimaze kumushiraho ngo n'umugore we bashakanye, yashatse, basezeranye. Yesu nashimwe. Amen. Wari wahura n'ikigeragezo kuryo n'umugore mwabyaranye abana yagira nta kwiyekana abwira ngo tukiyo Mana yawe. Imana nishimwe cyane. Amen. Ariko nanone tujye tumenya ko turi abantu. Hari igihe umuntu agwa mu ntege nkeya, hari igihe umuntu yakaba mu ntege nke, ariko iyo uguye mu ntege nkeya arya Bibiliya ivuga ngo naho igiti iyo gitemwe ngo cyongera kugira gute cyongera gushibuka. Imana ishimwe cyane. Umugore wa Yobu yaramaze kugira mu ntege nkeya kandi kuko birumvikana tujye tumuharazawe. Yaramaze gupfusha abana, abakobwa beza. Yaramaze gupfusha abahungu beza. Yaramaze kuba umuntu wari ufite abaja n'abajajabye. Uwo muntu byose bimaze kugira gute bimaze kumushiraho. Nagira ngo maze turi kumera ijambo ry'Imana. Ni ikihe kigeragezo kiguteye ubwoba? Ni izihe ntambara urimo Imana umva itakuvanamo? Ese ni urubyaro wabuze? Imana ifite abana benshi. Ese ni amadeni akurembeje? Imana ifite amafaranga. Biravuga ngo iyo irambuye ikiganza ihaza ibyagize gute ibyaremwe byose. Mu byaremwe nawe urimo, nanjye ndimo. Ese ni stransiyo y'amadeni? Imana ishoboye kwishyura amadeni. Yesu nashimwe rata. Ngo Yobu ngarangije ngo n'umugore agira gute aramutagira gute arigendera. Yobu asigara wenyine. Imana yishimwe cyane. Ariko Yobu ntiyasigaye wenyine. Yobu yasigaranye n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ngarangije twihuse cyane. Bibiliya tubwiye ngo iki murongo wa 8 wavuze ngo nubwo imizi yacyo ngigira gute ngo isazira mu butaka. Ngo nubwo imizi yacyo isazira mu butaka. Yesu nashimwe.
iyo turi mu bigeragezo hari ukuntu umuntu ahura n'ibigeragezo ariko akihakana Imana, hari ukuntu umuntu ahura n'ibigeragezo akibagira ko yigeze kuvugana n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ariko iyo uhuye n'ikigeragezo ukwibuka ko hari ijambo Imana yakubwiye. Niyo yarakubwiriye hehe uri mu cyumba uri gusenga, niba yaraguhereye mu ijambo, niba yarabari ahari Imana yavuganiye ngo mwana wanjye. Haleluya. Niba Imana yavuze ngo mwana wanjye, iryo jambo Imana ikarivuga, wumve ko hakiri ibyiringiro biracyahari. Imana iracyagufite mu biganza byayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umunyarwanda ejo bunetse ngo kubaho kumishwi ntago ari impuhwe z'iki, ntago ari impuhwe z'agaca. Nubwo aborozi bakugenza, nubwo aborozi bakugendaho bakaroga mu iduka, bakaroga aho ukorera, bakarega no mu rugo rwawe, ariko haracyari ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Ngo iyi mizi yacu ishoreye hehe? Ishoreye mu butaka. Imana ishimwe cyane. Iyo wasenze ukwegera n'Imana, Imana ujya kusubizamo ibyiringiro. Iyo wasenze ukavugana n'Imana, Imana iriba ngo mwana wanjye uhumura, ntabwo uri wenyine, undi kumwe nawe. Iyo wasenze wa mubyeyi we, iyo wasenze ufite bigeragezo, ufite intambara mu rugo, Imana iriba ngo mwana wanjye humura, ntiri wenyine, humura, nzakurwanirira. Imana nishimwe, nzakubambira amahema. Imana nishimwe, Imana igiye kutubambira amahema. Imana nishimwe cyane. Aho uri kunyumva, aho uri hose, Imana ikuramburira ihema. Imana ikubambira ihema. Haba ari mu kazi, Imana ikubambira ihema. Haba ari mu rugo rwawe, Imana ikubambira ihema. Haba ari no mu bana bawe, Imana ikubambira ihema. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe. Haleluya, haleluya. Ngo naho imizi yacyo yasazira mu butaka. Yasazira hehe rata? Mu butaka. Mu butaka. Icyangombwa icyo usabwa we gusa ni ugusenga Imana. Icyo usabwa gusa ni ukwegereza Imana. Icyo usabwa gusa ni ukubana n'Imana. Ngo igiti ngo imizi yacyo isazira hehe? Mu butaka. Bibiliya yavuze ngo iki? Umurongo wa kangahe aravuze ngo mu butaka, ngo n'igishyitsi cyacyo kikagira gute, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 9 uvuze ngo iki? Ijambo rikomeye cyane. Haravuze ngo iyo cyumvise, haleluya, ngiyo cya giti iyo cyumvise amazi sha, ngiyo cyumvise amazi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo cya giti iyo cyumvise amazi, ariko cyumvise amazi kiri hehe? Kikiri mu butaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira kubwira ngo iyo igiti cyatemwe ntago kigira ba nyiracyo. Iyo igiti kitarashibuka, kitarumva amazi, ntago kigira ba nyiracyo. Ariko iyo cyamaze kumva amazi, haleluya, wa mugabo uri kunyumva, wa mubyeyi, wa musore, wa mukobwa we, rindira ubanze ushibuke. Numara gushibuka uzabona inshuti, numara gushibuka uzabona imiryango, numara gushibuka, haleluya, numara gushibuka uzabona inshuti n'abavandimwe bazizana. Yesu nashimwe. Ijambo ryarambwiye ngo bazatugarukira, ntago tuzagira gute, ntago tuzabagarukira. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngiyo cyumvise amazi ngo cyongera gushibuka. Imana ishimwe cyane. Iyo cyumvise iki? Cyumvise amazi, ariko biterwa n'iyo giti, iyo imizi yacyo ikiri mu butaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Icyo usabwa no gusenga, ni uguhamagara Imana, ni ukwinginga Imana. Ese waba uzawusengera no mu nzu yawe hari Imana? Ese waba uzawusengera niba waba uri gusonga ubugaruka, Imana ariko Mana ugira neza. Imana ugira neza. Haleluya. Niba waba uri gusasa uri mu cyumba ukavanga ariko Mana ugira neza. Niba waba uri mu modoka utwaye imodoka ukavanga ariko Mana ndagushimiye, najyaga ngenda n'amaguru ntazi ko ntagira gute, nanjye nzitwara, nanjye nzicara nkitwara. Iryo jambo ariko Mana ugira neza uri kuri vora, ni ukuri kw'Imana. Nta kintu kinezeza Imana nko kuba tuyishima. Imana ishima cyane. Icyo cyonyine gusa, icyo cyonyine gikoze, Imana ikora ibintu byinshi cyane. Bibiliya yavuze ngo iyo cyumvise amazi cyongera kugira gute, cyongera gushibuka, ngo kikagira gute, kigatoha nk'igiti kikiri kibisi. Imana mu ijuru nishimwe cyane. Ndashoje. Yesu nashimwe. Ndashoje. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ryatubwiye ngo igiti ngiyi imizi yacyo ikiri hehe? Isaziye mu butaka. Ngiyo cyumvise amazi cyongera gushibuka. Icyo usabwa no kugira gute, wireka Imana, wita Imana, wiva ku Mana. Intambara zose uko zingana kose zakuvana ku Mana.
ese ni amagambo yakuvana ku Mana? Iyo aba ari amagambo tuba twaravuye ku Mana. Ese ni ibicane byakuvana ku Mana? Ni byinshi cyane, tubona byinshi cyane. Ese barakuvuga mu murimo w'Imana? Ese baragusebya mu murimo w'Imana? Ese aho usengera bakwimye ijambo? Ereka nkubwize ukuri, wowe icyo usabwa ni ukugira gute? Ni ukubana n'Imana, ugasenga Imana. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana akavuga ngo ejobundi ngo nta muntu n'umwe ujya ugomera amazi. Amazi burya niwo yagomera kajana. Amazi yishakira iki? Amazi yishakira inzira. Ushobora kuba usengera uri umuhanuzi ariko batakuzi, uri umuvugabutumwa ariko batakuzi, uri umujyakoni Imana uyifite ariko batakuzi. Wowe rindira ubanza ugira gute? Ubanza ushibuka. Imana ishimwe cyane. Numara gushibuka bazagira gute? Bazagushaka. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Amen. Haracyari iki? Ibyiringiro. Haracyari iki? Haracyari ibyiringiro. Mureke dusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko wumve ngo aho uri hose uri kunyumva, icyo usabwa gusa ni uko imbere y'Imana ntubite kubivugwa, ntubite kubigira gute, wowe tumbira umusaraba ureba Imana yonyine, kuko Imana niyo yaguhamagaye, kandi Imana niyo yahamagaye ntabwo ihamagara nk'abantu. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana, dushima Imana ko Imana ari Imana itagira gute, iri Imana itajya ibangikanwa. Mana turagushima kandi turaguhimbaje, tushime ineza n'urukundo byawe Nyagasani, tugushimiye kugira neza n'ukomera kwawe. Tumaze kumva ijambo ryawe iyi saha n'uyu munota, ijambo ryatuye ngo haracyari ibyiringiro. Ni ukuri turabizi neza ko twakira ibyiringiro, kuko hari icyo wavuganye natwe. Hari ijambo wavuganye natwe, hari ibyo watubwire mu cyumba, hari ibyo watubwire ku musozi, hari ibyo watubwire mu materaniro, ndetse natwe ubwacu hari ibyo wasanze mu nzu tuvugana natwe. Iryo jambo rero data wa twese Nyiringabo rero na n'uyu munsi niryo tukigenderaho. Nyemera Nyiringabo rero insengera isengesho riva ngo risanga buri muntu wese bitewe na situation arimo, bitewe n'ibibazo arimo. Waba urwaye, waba uri umushomeri, waba ufite amadeni, waba ari ubukode bukurembeje, haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro. Guma mu Mana, komera ku Mana, umere nawe umere nka Yobu, ukomere ku Mana, kusa haracyari ibyiringiro k'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yavuganye nawe. N'uyu munsi Imana iracyari kumwe nawe. Imana yagukiza indwara, Imana yakwishyura amadeni, Imana yo mu ijuru dusenga, Imana duhamagara, nawe ubwawe yagutuza, wumve kwakira ibyiringiro. Urakoze, ndagushimiye rero. Nyemera umuntu wese wumvishira ijambo, wongera warunanutse, warunamutse, warucitse ibyiringiro, warucitse intege, wongera umusubize mu ibyiringiro. Urakoze, ndagushimiye. N'imizero ryose wakoze urakarama. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Amen. Murakoze cyane Eugene. Mu by'ukuri ntago nareka kuvuga yuko ari kuba ari umugisha ukomeye cyane kukugira no kuba twabonye umwanya wo kuganira nawe. Ijambo washije kuduha ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo ry'ubwenge, kandi ni ijambo umuntu abashije kuryumva rishobora kumurokora. Amen. Ya, haracyari ibyiringiro, kuko haracyari ibyiringiro, niyo mpamvu tukiri hano, niyo mpamvu tugihumeka. Amen. Ya, reka tugaruke inyuma kuri rya jambo wavuze, uvuga ku ijambo rijyanye no gushibuka. Naje kwibaza ikibazo, ndavuga nese nk'umuntu uri hariya utarabashije gusoma Bibiliya, cyangwa se utarabashije no kujya mu rusengero, cyangwa se wagiyeyo ariko utabasha gusobanukirwa, kuko aya magambo yo muri Bibiliya ni amagambo akomeye cyane, kandi ni amagambo adasobanukirwa na buri umwe wese. Noneho wavuze ijambo gushibuka, ndibaza ndavuga se umuntu uri hariya udasobanukiwe se wamusobanura gushibuka? Gushibuka bishatse kuvuga iki? Icyo bishatse kuvuga, ijambo gushibuka twarisanze muri Yobu. Yobu wenda niba utaranasomye cyangwa udasoma Bibiliya, ariko uko byagenda kose nta muntu utazi inkuru za Yobu. Uri umudive, inkuru za Yobu urazizi. Uri umugaturika, inkuru za Yobu urazizi. Bibiliya ivuga ngo Yobu yahuye n'ikigeragezo, abana be, amatungo, abakozi, mbega abakozi bariyendeye, ariko abana barapfuye. Amatungo ye yose agira gute? Yose arapfa, arashira. Ngo Yobu asigara ari wenyine, ngo n'umugore we aramutagira gute? Aragenda. Bivuga ngo ko Yobu yasigaranye n'imbwa n'urujyo.
bwo kwishimisha. Yes. Ijambo gushibuka rero icyo rishatse kuvuga ni uko Yobu yaje kugumana n'Imana. Ntiyata Imana iza kumushumbusha. Bibiliya ivuga ngo yaramushumbushyije irongera imuha abana, bivuga ngo abana barusha abambere iki ubwiza. Ijambo gushibuka ni nk'uko tuvuga n'urugero, nk'ubu n'urugero twicara muri studio, sibyo? Buri studio ufite ni yonyine, sibyo? N'urugero ni yonyine, ariko ejo ushobora kugira ebyiri. No kugira amashami. Gushibuka no kugira amashami. Icyo bita gushibuka. Ejo wagize ebyiri. Ejo uritetereje wafite studio. Iyo ni yakangahe? Ni ya gatatu. Urimo uragenda ugira gute? Muragenda ushibuka. Icyo bita kugenda ugaba amashami. Ufite iduka rimwe, sibyo? Ejo urahantu runaka ujye kumva ngo wafunga irindi duka rya kabiri, urimo urashibuka. Turi kubyumvikana? Ushobora kuba urimo tuvugana umva ijambo gushibuka, urimo ukorera umuntu, uri umukozi, ariko ejo Imana ikakuzamura nawe ukagira gute? Ikaguha iduka rya mbere, watangiye gushibuka. Ushobora gusigara n'urugero, hari abantu hari igihe umuntu abaho akaba ari wenyine, ariko bitewe n'igihe arimo, kuko buri gihe hari igihe ubamo kigatuma uba wenyine. Hari igihe ubamo kigatuma uba wenyine. Icyo gihe kirimo rero nta muntu uba ukuzi. Okay. Nta n'umuntu ubona gusobanukiwe. Ariko iyo Imana imaze kukugabaho amashami utangira kumenyekana. Tusuye muri Bibiliya umugabo bitaga Ebedodomu, yari umugabo utazwi. Biravuga ngo yari umutindi nyakujya. Umutindi nyakujya n'umuyobozi w'umudugudu ntabwo yari amuzi. Ngo ariko isanduku y'Uwiteka ikimara kugera iwe, Ebedodomu yarashibutse. Ebedodomu aramenyekana, umuyobozi w'umurenge aramumenya, umuyobozi w'akarere aramumenya. Ngo Ebedodomu yaramenyekana kugera ku rwego banki y'igihugu igira gute? Iramumenya. Kubera icyo yamumenye, kubera Ebedodomu yarashibutse, atangira kugaba amashami, atangira kubibara amafaranga, atangira kujya kubitsa kuri banki. Ebedodomu atangira kumenyekana mu nzego z'iki? Mu nzego za leta. Nicyo jambo gushibuka rero, nicyo jambo gisaje. Urakoze cyane. Ikibazo nakubaza aho ngaho, ugize uti gushibuka, iyo umuntu ashibutse ni nko kugira amashami. Bivuze ngo ni ugushibuka ukagira amashami, ndetse urongera uvuga uti ukamenyekana. Waje gukomoza uravuga uti ni ukuguma ku Mana kugeza igihe uzashibukira. Umuntu wagumye ku Mana kugeza aya masaha akaba abona ubuzima bugiye kumurangirana atarashibuka, n'icyo wamubwira? Umuntu wagumye ku Mana na n'uyu munsi akirimo akaba atarashibuka. Ijambo riravuga ngo ingororano z'abakuriye Imana ni ibintu bitatu: ni icyubahiro, ni ubukire, ni ubugingo. Ariko ingororano z'iki? Z'abakuriye Imana. Ariko nakubwiye nasubira ndavuga ngo ibiti byose siko bishibuka. Ushobora kuba uvuga ngo uri mu murimo w'Imana, ariko witwa ko umurimo w'Imana, umukozi w'Imana, uri mu rusengero. Witwa ko uri umukozi w'Imana, uri ku gatuti. Witwa ko uri umukozi w'Imana, uri umuririmbyi, wamara kugera hanze ukagira gute? Ukabivanga. Uri umusambanyi, uri umusinzi, kandi uragora gatuti ukabwiriza. Uri umuririmbyi, uri umuhanuzi, Imana iravugana nawe, ariko uramara kugera hanze uri umunyamagambo, uri umurozi. Kandi uwo muntu afite ibyiringiro byo kugira gute? Ngo azashibuka. Ariko aho ngaho nta cyizere, ntacyo. Iyo ukorera Imana bisanga ukorera Imana utagira gute? Udahindukira, utareba ubugitere. Hari umurongo ugomba kugenda. Hari ibintu abantu mu mwigisha ijambo ry'Imana mukunda kuvuga bikaba nk'iyobera mu bantu. Ukavuga uti ushobora kumva ko uri mu Mana ukaba uri ku rututi, ariko waruvaho ukaba uri umunyamagambo, cyangwa se uteranya abantu, cyangwa uri umurozi. Ese aho ngaho bijyanye n'ikibazo nari nkubajije, ntabwo ushobora kuba uciriye umuntu urubanza kubera yuko njye nari nkubajije ngo umuntu uri mu Mana
akaba akiri mu Mana na n'ubu ategereje ko azashibuka ariko ubuzima bwe bukaba buri kurangira, wamubwira iki? Urambwira uti ingorano z'Imana ni eshatu: ni icyubahiro, ni ubutunzi ndetse n'ijuru. Nkeka ko uyu muntu uri muri iyo situation akaba abona bigiye kurangira, kandi yaragumye mu Mana, arakeneye ko azashibuka, cyane ko wampaye urugero rwo kuvuga ngo ufite studio ushobora kugira ebyiri, ushobora kugira eshatu, urongera uravuga uti iyo ushibutse abantu barakumenya. Ariko nyina nabwo uno muntu ubuzima bwe bugiye kurangira kandi ntago yigize ashibuka, kandi yagumye mu Mana, n'umutima we biramwemera ko yagumye mu Mana we n'umutima we, ariko ntarashibuka. Ni ikihe kintu wamubwira mu ijambo ry'ihumure? Niryo nshaka gusa. Ijambo ry'ihumure namuhaye riri muri yo. Uko byamwereza kose nta bigeragezo yaba ari mu birutu byayo. Iyo uri mu Mana neza, Imana uko byagenda kose ntishobora kugukurira amahoro. Iyo wasezeranye n'Imana, iyo Imana yavuganye nawe, iyo Imana yakubwiye ngo mwana wanjye nzagira gute, nzagutabara, ariko ubuzi kuri mu Mana neza, ni ukuri nta jambo Imana igivuga ngo rigire gute ngo rihere. Ibyiringiro biracyahari, nawe ume mu Mana. Ibyiringiro niyo waba uri kwa muganga, ubu tuvugana uri ku gatanda uryamye, ariko ufite iki? Ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Bakoze cyane. Yuko mu rugo nimba wowe uri umugabo ufite umugore wawe, ubundi bivugwa yuko icyo umwe atazi undi akaba akizi, ntabwo bivuze ko kiba ari barikoze. Ni ukuvuga ngo icyo atazi wowe ugomba kugikora gukora ku ni gender balance. Nimba wowe uzi gufura, umugabo akaba azi guteka, ubwo nyine ashobora guteka wowe ugafura. Niko gender niko bimeze. Gusa no muri generation dufite ubu ngubu, uri kubona abana abakobwa b'ubu ngubu ntago bita cyane mu bintu byo mu rugo cyane, by'imirimo yo mu rugo cyane. Cyane bita ku bintu bijyanye no kuba bashakisha amafaranga, bakabandi bakiga, bagashakisha nyine ibintu biri leaks. N'ababyeyi nabo bagashaka amafaranga kugira ngo abana babo babaho ubuzima buri leaks. Niyo abana bakicara bakareba za novela, bakareba amafilime, no mu gikoni bagateza ko babwira ati byaye, bakajya kugira ngo bajya kurya, ajya ku meza. Ese ibyo bintu uvuze byo kuba umugore ashobora kugera mu rugo agasanga umugabo agasanga nta kintu azi, bikaba byaba ikibazo gikomeye cyane, why not uwo mugabo we ukiza adashobora kukimwigisha? Kubera ko ashobora kuba afite impamvu yatumye atabona umwanya wo kubyiga. Murakoze. Buriya umwana ntabwo bamutoza umurimo ari uko ageze mu rugo, cyangwa ntabwo bamutoza gukora ari uko ashyitse mu rugo ku mugabo wiwe, ahubwo umwana umutoza akiri mutoya. Umwana umutoza akiri muto. Iyo umwana amutoje imirimo akiri mutoya, n'ijambo ry'Imana rirabivuga, toza umwana inzira akiri mutoya, umwana azarinda asaza atarayiyoba. Umwana umutoza akiri mutoya, kuko umwana ntabwo yibagirwa. Kuko nimba umwana w'umukobwa waramwigishije gusasa afite imyaka 8, wa mwana ukamubwira ati wa mwana we ujye umenya yuko mu cyumweru ugomba guhindura nk'amashuka yawe 3, uwo mwana icyo kintu akura kizi, nubwo yasika mu rugo rwiwe n'ahantu yajya kuba hariho hose, abazi ngo mama yambwiye ko ngomba guhindura amashuka mu cyumweru 3. Ubwo rero ntabwo umwana umutoza ari uko akuze, ahubwo umwana mutoza akiri muto, muri ya myaka akiri mutoya. Nimba avuye ku ishuri uri guteka, ni mumujyane mu gikoni umwerekere, wenda uburi gukaranga ibishyimbo agukatira itomati, uburi guhata ibirayi akata imboga, akantu kose umwerekere akiri mutoya. Ubwo rero n'umwana w'umusore nawe umukobwa umuhungu nawe ugomba kumwigisha. Ntabwo ari umwana w'umukobwa gusa, kuko byanze bikunze hari umuntu ugira amahirwe, utagira amahirwe yo kubyara avanga, wenda akabyara abahungu gusa cyangwa akabyara abakobwa gusa. Umwana wese ni nk'undi, bose bigishe kimwe, kuko twebwe turi kuvuga ati ejo hazaza wa mwana utaratojwe akiri mutoya, ejo hiwe bizagenda gute. Ababyeyi rero ndabasaba kwigisha abana bakiri batoya. Wifata umwana ngo ni muto, umwana w'imyaka 8 abaza ubwenge, abaza ibintu byose. Ukoze cyane. Ikibazo cya kabiri ndashaka kukubaza, none se wemera ko ushobora kuba wabana n'umugabo wawe akaba hari imirimo imwe n'imwe ashobora kugufasha mu rugo, akagutekera, urabyemera? Oya, byo ni ibintu bisanzwe bitewe n'ukuntu mubanye.
ariko hari abagabo ngaruke kuri Eugene wowe ku ruhande rwawe wemera ko ushobora gufata umwanya ugatekera umugore wawe wibwirije atarwaye ari muzima yicaye hariya ameze neza ukamutegera? Ni ibintu byoroshye cyane, birashoboka cyane, biterwa na simira bavuga ngo kamikamu n'umutima we. Ariko tuzirikane yuko abagore tuba twarashatse, Bibiliya ngo umugore ni umufasha, sibyo? Ni umufasha, ariko nubwo ari umufasha aragufasha, ariko nawe ntabwo wagira gute nubwo mukugira icyo ugomba gukora no kumufasha. Ushobora gusanga utyo amugani hakwa n'abashyitsi kandi umugore aravuze agize gute n'iki, ukaba utagenda ufite abashyitsi uri umugabo ngo ujye muri firigo ugenda uzanire abashyitsi akasumu basukire, unegereza umugore ngazagira gute abikore ikintu gucyuma. Kandi umugore nawe ari mu gikoni, wenda ari muri kwizina, arimo arategurira iki abashyitsi n'icyo bagira gute icyo bafungura. Mwese tuvugisha nkaho wa mugabo uhagurutse ukagenda ukazana sumu n'urugero ukaza ugashyikira abashyitsi ukayitegura ukabashyira abashyitsi bakanywa, byagutwara iki? Aricyo byagutwara nese wahaguha hari igisebo wari ugize gute, ahubwo igisebo wasigarana ni ukuba wicaranye n'abashyitsi icyo kunywa kigashiramo ugategereza igihe wa mugore azazira akaza kugira gute akaza icyo cyo gisebo uzagira gute uzatahana. Ariko ntabwo uzagira isoni kuko wafashije umugore wawe, nta gisebo kiba kirimo, ahubwo igisebo kiba kirimo ni ukuvunisha umugore wawe. Icyo ni igisebo kiba kirimo. Ariko duhuye cyakora uri kigomba bwiza ukuri no mu buzima ntaranashaka nyine n'umusore ikosa ninavuze nazakora nanuye muzika bwo gurangira arizi sishaka kumutwara ishakoshi mu muhanda. Umwana we namutera rero nta mwana mutwaza no kuri pe, ariko naho natwe ishakoshi y'umugore mu muhanda nubwo ngira no guteka no gukora rwose nta kibazo rwose, ariko isakoshi oya muri fiançailles ntabwo bamutwaza ya fiançailles imana oya da fiançailles ntabwo bamutwaza kushi rwose oya ariko ni keya abagore barabikunda umva bro ni keya turumvikana sibyo ni keya turumvikana. Reka mubwize ukuri niba ari keya gutakinyira igitamba gutakinyira igitenge niba ari keya no donc abagore bakunda umuntu cyane cyane iyo muri Rwanda nyamwinshi muri hanze bakunda umugabo uwerekana yuko abitayeho. Buriya ntabwo ugomba kwereka umugore yuko umwitayeho mu rugo gusa, ntabwo ari mu rugo gusa. Rero ubwo wambwira ati sheri reka ngufashe isakoshi ndayambaye za nkweto ndende ntabwo ushaka ko hagwa, cyangwa se wambwira ati ngufashe isakoshi ujye umufata se basi mu ntoki byibuze ukabona nanamvana rwose no isakoshi kuzitaye mufasha kugira ngo abone uko tutandukanye sibyo. No kuri ibintu haremerera so anabikora ntabwo ndasetse nabwo ngo kamikamu ni umutima we nuko nange ushobora kusanga mu rugo ugasanga umugore afite ibase nanjye mfite yindi turi gufatanya gufura ndafura mbara gufura cyangwa se agafura kama nkujuguza ajya kwanika wewe wahasanga uri umugabo kabate mbega ujene n'inganzwa we ariko ntakiri inganzwa ntabazi ariko n'inganzwa mu rugo rwanjye nuko nashaka kubona twayishakoje umugore rero igice nakora byose si uko byose nabikora, ariko bro isakoshi neva ushobora se kumusokoreza yayo ngo tugiye kugendana nana rwose nimo ese ko mugana ntajya kwisiga ibya tiro n'icyo nabyo byisiga ariko rwose cyakora kana nabonye biseka gafunde teko rwose azakisiga umuntu nabwo atishiriye no kuri hano hagira ndetse cyase nkakamushyiraho neza rwose nana rwose ndimo ndiga byinshi ese ndibona wigiraho byinshi. Madam wanjye my future woman ubu byumva ngewe ni keya nyine full care abagabo mwigire mujye mweka abagore bana umugore ariko kubona nk'umugore wenda tuvuga ari nko muri miruwari arimo arisiga cyangwa ari akazi kumwe ati shiri reka ngufashe gusokoreza inyuma ntabwo bari kugenda neza. C'est very romantic arabikunda ni byiza kuko ikintu cyambere kiba mugiye kugendana cyo se cyambere niba mutagenda kugendana niba yatubwa n'urugero ashaka hano imashaka ko atashakoje abari mu mwana kwanga gusubira umugore ntiyamurebera kiri gucyumba ego igisabo n'icyo umugore cyangwa isoni cy'umugabo n'icyo umugabo n'uzi kwitabikora
cyangwa agakenyera nabi igitenge inyuma kikishifona kandi umugabo ntabwo ashaka kubona ko ibitenge bitaringaniye mbere yuko umugizi ko mujye usana n'umugore banza umukontorora umushimaze agira gute banza umukontorora barumbwirira abagabo bagendana n'abagore bakabasiga usanga yateye intambwe yagiye yamusize mwabaga mwe musiga abagore banyu muri mu nzira cyangwa se muri mu birori mu bukwe cyangwa hehe ugasanga wamusize nimushaka mufite n'imodoka so mwezi cyo imbere iby'imodoka wenda zindagera ko ni yanene nzayigira ariko umuntu w'abagore imbere nyine baba bicaye bafite kaci ko bari kuri haka y'umugabo ugasanga umugore arimo arasokoreza mu modoka sibyo nese yashimye arimo arasokoreza ko ari mera mundere umuke musokoreza mu modoka wa mugabo akutuze kaza mu modoka akisha imodoka amaze gutungana yicaye atuje mukabona kugenda agaciro icyo bitwaye agaciro abagore banyu mutegereze ugomba agaciro umugore wawe kuko icyambere cyo Bibiliya yavuga ngo iravuga ngo abagore bagandukira iki abagabo dukunda iki dukunda abagore bacu mwabagabo mutumvikane kubaka urugo ntago ari ndigabo kubaka urugo tuye tubyumvikana ntago ari iki ntago kuba ndi umugabo mu rugo siyo yubaka urugo ndi umugore mu rugo siyo yubaka urugo kubaka urugo no kumvikana kirakiti cyose muba hari abantu usanga ariko uboneka nkubaze niba umugore utamwizera wamujyanaga suko niba umugore utari fieri wamujyanaga niba utagendana nawe ukumva ko uri fieri wajyanaga kujya n'umugore biteye isoni wamujyanaga umurekiri wabo abandi bakamutwarira ese ataragira abantu babiri ko mwagendana bombari usanga no kwenera nacupi ari nawe namucupiye ngaho nk'ibyo se none se ndabeshya ugasanga ngo ntifuza kugenda n'umugore upuruke ngo cyarabyireke ngo urabyuke nase si umugaburira si umugahira abo fati iyo filime kuba no kubona umugore yarabyibushye nabyo ni ifiyeri n'abagore uriya mugore ararya ntitugana bananutse bite n'umubiri w'umuntu ariko umugena n'umugore ngo nukumva arabyibushye ngo nyembe ariko abagore ari defu bagira ugasanga umugore agiye mu birori cyo turi kucyumvikana atari kumwe n'umugabo uri kubyumva ugasanga niba ari uko yacitse urwaho simbizi nanjye nute simbizi reka nkubwize ugasanga reka abagabo bose yasanze muri simvuze bose ntago ari abagore bose uri kubyumva ariko ntiyifate nk'umugore wasize umugabo mu rugo ntiyifate nk'umugore waje mu birori wenyine cyubyumva siva ngo ugenda wigunge ganira n'abantu usana n'abantu ariko menya umwanya wicaremo umenya nawe ugiye kwicarana nawe umenye n'uryo witwa nk'umugore wagize gute hari abagore batajya bambara impeta kandi baragize gute barasezeranye hari n'abatasezeranye sorry izo mpeta batagize batazizi ariko umenya agaciro mbere na mbere agaciro si impeta agaciro ni icyo agaciro ni ukuri mama ntuza niko kikugize agaciro rero niba ugiye mu rutasi wasize umugabo ari mu kazi yasize ari mu kazi aguhaye uburenganzira aguhaye uruhushya itwara nk'umuntu wahawe iki wahawe uruhushya ugende ujye mu birori wicaye n'abandi babyeyi muganire yererere mugire mute ariko nacikire nagize nada kandi abagore barabikunda ariko nashaka kubaza aho ngaho ikibazo gitoya ako kantu uvuze ngo ukitwara nk'umuntu utasize umugabo mu rugo ngira nk'ikintu kimwe umugore ashobora gukora mu birori kikagaragaza yuko ari kwitwara nk'umuntu utasize umugabo mu rugo ariko reka nkubwire cyangwa se ubwo ni mwebwe iyo muri kumwe n'abagore banyu mwe mutuma ahubwo bagira ubwoba ugasanga nyine ameze nk'umuntu uziritse n'undi utari mu birori ni iki umuntu nashaka nkubaza unsubize ni iki umugore ashobora gukora umuntu akabona ko nta mugabo afite cyangwa se mu birori muri rusange ibirori ikintu cyangwa umuntu bashobora kwicarana ukumva ko kubera ko bicaranye nta mugabo afite hari ikintu tukwiye kugira ko icyo ushatse kuvuga ni iki icya mbere na mbere icyo bita kwiyubaha icyo ni icya mbere ukamenyera ngo umenya ko sinavuga ngo uitandukane oya icara n'abandi muganire uko bagize bateguwe ikindi cya kabiri urabona iyo uri kumwe n'umutware nta bintu by'akajagari ntabwo rero ngo ujye hariya ufite serife ni byiza so nta kibazo ni ukwisanzura ariko iyo uri kuri wenyine umva niba ikipe yari kwifotoza wasimbutse wajya kwifotoza abandi bari hariya wasimbutse agiye kwifotoza
ba basore musaba ni muzaba bose bari kubago wasimizagize gute kuko umeze nk'umuntu utagize gute utari kumwe na rugucunga cyangwa se uri kure runaka bishaka ngo niba kumwe n'umugabo mwasabe ko n'umugabo ntibyakoze kwifotoza sibyo ariko niba uri wenyine garagaza ko ugize gute uri nese iki kintu uvuze bije ntago gishobora kukudrivinga cyangwa se gishobora kunyereka yuko hari abagabo muri mwebwe mushobora kuba mubuza ibyiyumviro cyangwa se abagore banyu batagira ibyumviro biri maximum ngo bumve bishimye mu ruhame rw'abantu bitewe nuko muri kumwe nabo akenshi ko hari n'igihe wasanga ari n'abagore bishimiye iyo batajyanye n'abagabo babo kubera yuko babasha kubona ubwisanzure kuko muri rusange buri muntu wese afite uko yakuze sibyo nanone ntago ari byiza ko uri umugabo nimba warakuze mu buryo ibyo bintu by'amafoto ibyo bintu by'amaselfie by'iki ushobora kuba warakuze ukagura nka telefone ufite imyaka 18 cyangwa 20 ushobora no kuba warayiguze ufite 22 ariko wahuye nayo ariko uyu mukobwa washatse akaba yarayigize wenda afite imyaka 12 cyangwa 10 sibyo urabona nkuriya mwana uko afite telefone ibaze none ahuye n'umugabo wabonye telefone afite imyaka 25 aribwo yiboneye telefone ye uko bizagenda namubona yifotoza nabona ari guseka cyane baterakoze umugore wanjye bari gusamara hari abagabo nyine babita bamvuye kuri warakuriye mu buzima bushaririye byatari wambara ikote ukagira ngo aho kugira ngo ugire ngo ari kumwe n'umugore we ukagira ngo ahubwo n'umujepe umurinze ukagira ngo n'umujepe urinze fast rate ntago ari umugabo noneho ugasanga niba umugore wawe nyine ari kwifotoza n'abantu aravuga ati mfata ifoto bro ngwino dufata agafoto ibintu nk'ibyo ngibyo wowe ugahita ubyita iki ko ari ugusamara ko ari uko nese hari uburyo donc wowe nk'urugero wenda n'abagore b'abayobozi warabibonye ko hari igihe kigeraho nabo bakisanzura bitewe ariko n'igihe kubera ko bari abagore b'abayobozi bo ntago ari cyane ariko umugore wawe hari aha nabo agomba kugera akagaragaza ibyishimo bye abagabo namwe mujye mwibuka yuko nyine buri muntu wese agira ibyishimo bye reactions urabizi wowe ubwo umbwiye ngo ujye wishima muri iki kigero sibyo cyangwa wisanzure muri iki kigero nkuko nanjye mbikora urumva kandi abagabo ndabizi hari ukuntu mugira gutya kavugira abagore ukabwira umugore wawe ati wowe ntukasamara ariko ubonye abasore urasamaye turadusore ubusekera ariko niyo wamusiga ku kazi mu iduka usohotse wagira ahantu ujya urangura hari igikorwa cy'inzobe ugatiga atari kumva se sha agakikora ubwo ntusamaye kandi abagabo babikora ariko wagera mu rugo cyangwa se muri birori kumwe n'umugore wawe ukamubwira ati ariko se buriya ubundi ukuntu wasamaye mu duhungu ugira gute wiwe ufite abana babiri kandi wowe wari umutereta wari umuhobera nta n'umwana agira we afite imyaka 15 so ariko rero ntawe nshinje ariko nzi ko ibyo bintu bibaho so igihe cyane nashatse kuvuga ntago icyo kintu gishobora gutuma umuntu mwashakanye umufasha wawe bisa nkaho bibangamiye ubwisanzure bwe cyangwa se bishobora kuba bihangamiye ibyumviro byo kugaragaza expressions zize kugaragaza ibyishimo afite muri ibyo birori yagiyemo ndashaka untandukanyiriza aho hantu kabisa akananya ngo ngiye kukubazaho sibyo karete kagurugero ubu ntabwo uri umusore ubu tuvugana wowe aho bwakwira ugeze wararaho siko bimeze ariko njye ntabwo ngenda hanze wowe n'urugero waye njye kugiti cyane oya simba urara hanze tuvuge n'urugero wowe ufite priority yo kurara bisanzwe ngo hanze ntabwo uri umunyeshuri nibyo kuko nibyivuga nibyo kuko impamvu ni ntacyo hasize inyuma yego ubu tuvugana wowe ikigero urimo ufite niyo ushobora no kuva hano guhera so ntabwo sinzi ko yitwa Albazine kugera kuri hariya ku modoka hariya bategera imodoka ushobora no kuva hano Albazine ugenda uhobera abakobwa wo muhora wese muhobera reka sinakubwira ubwo burenganzira ufite ufite uburenganzira bwo kugenda ugera hariya kuri ntuzi hariya kuri terminal kuko ubwo burenganzira ugeze gute urabufite ariko noneho icyo ngiye guhana ikenge ngo uvanamo igisubizo warumbajije iyo umaze gushaka uzi icyo ugiye gukora icyo bita gushaka icyo ari cyo harimo n'abantu bashaka batazi gushaka icyo ari cyo ariko iyo ugiye gushaka uzi icyo ugiye gukora icyo ari cyo iyo umaze gushaka nk'umugabo icyambere kondisiyo ya mbere ugomba kugenderaho burya uri mu witwa umugabo
iyo jambo urariyumva Yego. witwa umugabo. Iyo utarabyara, iyo wabyaye utavuga ati papa kanaka, ubwo umaze kuzamuka muri titire. Bishatse kuvuga ngo ikindi cya kabiri, ubu nushaka kuva hano, ushaka kuva hano ukagenda urya so n'umuneke mu muhanda cyane, icyo cyose kuko cyambere cyo muri aryo bita basi célibataire ya single uburenganzira bufite, sibyo? Abiha agaciro sevuza, ariko ubwo burenganzira bufite. Ariko uyu maze gushaka hari ibintu utandukana nabyo, atari uko byanze, ariko bitewe n'icyo uri cyo. Ikintu gucyumva icyo nashaka kubwira rero, umaze gushaka icyambere na mbere nta burenganzira bufite, sibyo? Ariko bitewe n'icyo uri cyo n'uwemere kuraraguza aho ugize gute, aho ubonye cyo nabiragoye. Nta n'umugore ubikora, nta n'umugore ubikora. Niyo ugiye kuharara ufite uhamagara ukamubwira, yes, ukamagara ati madame atuna tuvuge n'urigiho nagiye muri shoti, tugize ikibazo runaka gutya na gutya, tubuze imodoka ya ngiye kugira gute, ngiye gucunga tubonana mu gitondo ikibazo ikindi nta kibazo. Subaje guhamagara none se gucyo uhamagaye banze hari ubushya watse, ariko baje kumubwira gute guhamagara, unamugize gute, burayimumenyesheje. None se ntabwo umugabo mu rugo, ariko ibyo bintu n'umuntu mubana wese uramutse uraye hanze ugomba kumubwira aho uraye, wari we wese niba atari umugore wawe. Tandukanya uwo murara nege naguha urugero, niwo mubana nyine, niwo mubana wanakwimuka nose no wanakwimuka. Okay oje nge nabyumvise. Ngewe ikibazo nakubajije icyo ashaka rero ni kire kugira ngo usubize aho ngaho. Iyo wamaze gushaka, iyo wamaze kugira gute gushaka, ntabwo bikuraho uburenganzira, ahubwo icyo wiswe uwo munsi hari ibyo ureka gusabana, hari ibyo ureka. Suvangura ntabwo ureka gusabana, nuko wavuze ngo akanya kwifotoza ngo ugende kugendera ku cyo wavuze, kubera ko umuntu uri wese nkubaze wese gatoya wishaka kunyibiramo. Abantu bari hariya harimo abakobwa, harimo abagore, harimo n'abagabo. Twe turi kuganira hano kugira ngo bumve ibyo turi kuganira, sibyo? Yes. Wowe uravuze uti ushobora kubona ugomba kumenya ahantu ugomba kwicara, nawe ugomba kuganira nabo, nuko ugomba kwitwara. Wait. Ngende kugendera ku ijambo wavuze kugira ngo uko tuba turi kuganira na rubanda nyamwinshi. Ushobora kuvuga ijambo wenda abantu bakaryumva ubundi ukundi kuntu, nanjye nkaryumva ukundi kuntu. Ariko nakubajije ngo iki kintu wita gushaka no kumenya ikikujyanye hagati y'umugabo n'umugore, nanone ukambwira uti iyo ugiye mu birori ugomba kumenya aho wicara, aho wicarana nawe nabo n'uburyo witwara. Nanjye ndakubwira nti burya abantu ntabwo baba barakuze kimwe, ibyishimo by'abantu ntabwo bizamuka kimwe, emotions z'abantu si zimwe, sibyo? Cyane ko ariko ikintu cyiza kibaho nuko umuntu ujya gushaka uranje kumwiga ukamubalansinga, ukabona yuko umubalansinga koko, ukamenya nimba asamara cyangwa se akunda amafoto, ibyo akunda ukabura bizi. Niza ko ibyo ngibyo mutanabipfa. Ahubwo je icyo numva yera ishobora kugutera ikibazo nuko wenda ushobora kubona waramushatse atasamara gutyo cyangwa atajya muri ayo mafoto, nyuma yuko umushaka ukabona yagiyemo. Ariko waramushatse akunda ayo mafoto, waramushatse uzi ko ari umwana wakuranye smartphone, ukunda selfie, ukunda TikTok, none nukubera icyo uri kumva yuko kubera ko yagiye kwifotoza kuri uriya, kwifotoza kuri uriya, agasekera uriya, ko ari kwitwara nk'umuntu udafite umugabo aho ngaho. None se ubwo wenda tutagiye kure, sibyo? Nge nakubwiye ijambo nakubwiye ni rimwe, ari cyo bita iyo maze gushaka nindi titirwa igihe. Hagiye gushaka ntago ari gereza. Nta gereza ni utemere kuvuza induru, ni utemere kwifotoza, ni utemere tandukanye gereza, tandukanye gereza no gusamara. No gusamara batandukanye. Turubyumva? Gusamara bigize gutira tandukanye. Ari gusamara no gusaba. Nanjye nagusabye ikintu kimwe, ntago ndi gusaba. Ntago ari buncikanga atamaye ikintu kimwe byibuze umugore ashaka gukora kigaragaza yuko uyu mugore yitwaye nk'udafite umugabo. Kimbwire ndahita ndekera. Ndashaka ikintu kimwe n'uwo mugore abyumvireho ashobora gukora mu ruhame, sibyo? Mu bukwe wavuze mu birori, icyo kintu kigaragaza ko uyu mugore ameze ari kwitwara nk'umuntu udafite umugabo. Ni iki? Natubwire. Iki kintu ushaka kugira shaka. Kimwe cyo nyine nicyo nshaka. Ba sister, ndi ku ruhande rwawe. Kimwe cyenyine umugore reka tuare no twivuze n'undi mugore. Umugore ashobora kujya mu kirori mutajyanye, bakwereka video y'ikintu yarimo akora ukavuga uti no mugore ntabwo amesha agaciro. Ni igiki cyonyine bakigiyeho nabo n'aba ba sister batarashaka muhite mukigiraho, sibyo?
reka tuzakigaruka gutaha aratsinda pasiteri iki kintu reka nkubwire reka tandukanya icyo bita gusabana no gusamara ibi ni bibiri sibyo icyo bita gusabana ariko nicyo bita gusamara gusabana nyina kubwiye gusabana nuko wasanga nako gutya gusanga nuko so ushobora koza gusabana hari ukuntu abantu bagize n'umudamu yazana bagasa n'abagabo biciro bakajya bica bakavuga icyo bita gusabana ahubwo ngere nicyo bita gusamara byo bitandukanye gusabana kimwe no gusamara bitandukanye ikiza no umukobwa afite gusamara yo umukobwa ngwi impamvu nicyo bita gusamara no muri ubwo bukwe ashobora kuba ataragutumiwemo yagiye akurikiye inshuti ye akagenda kararayo ujye muri gute uyasamara bita gusamara ariko nta mugore warara mu gasozi genda usabane utaha ubukwe gize gute nkuko watumiye ubukwe usabane n'abantu muganire yewe hari ukuntu abajyana umubyina ukanigena nta wasi mukagira gute bwose akamukana gacira icyo bita gusabana n'abandi bantu nurangiza ugira gute ubundi encouragement twe turabarokora n'ubundi ahisa umuntu asabana yanwe Yesu umujyanwa yanwe fanta niyo byane bajya bavuga ngo bavangukira ngo isanzura ariko muri kwisanzura ntusanze ibyo ugize gute ibyo usanze aho ngaho rero reka ngo urugero aho ngaho ntago wari gupointinga abagore kuko ku mpande zose bibaho unabona post ndabagura oya nuko wari wambwiye ngo hari ikintu abagore mukora ubwo nge nahise nkubitiraho numva ko ako kantu harimo ka kantu k'abagabo mwebwe muba mushaka yuko abagore bagenda nk'ababikira ahantu hose mutari kumwe kandi nanone iyo muri kumwe jya umenya ko igitima cyabo kiratera nese ubwo umugore zisanzura ryarahubwo iyo buri utari mu rugo umugore ashobora gushyiramo n'umuziki akireba muri mirwari imwe yakoraga ari umukobwa urumva agakubita akaziki kamwe gakeya n'udusekira bajya badukubita bakatureba nubwo ari abarokore yego ntiyagapostinga ariko igihe kareba nyine akireba akabona ko ari umugore nyine ya estime ariko umusanze arimo akanyonga avuga ati Jesus ntitubure kubera atari kubyina igisirimba ariko reka nkubwire mu bagore buri umugore nyawe n'umukobwa nyawe akantu bita kuba afite mu buryo yiryamo uburyo asekamo uburyo biriya nibyo bimugira umugore nta mugore wabaye kanume mu bantu cyane urumva buretse ni nabyo bya bintu bituma wowe ugira attraction attracting buri umugore wawe uramutse umusanze mu rugo ukabona yabaye karume cyane yitwa nyine biba ngo yaje kubaka si ugukina ukaza atereka aho ngaho ati ngwino urya ukaza ukarya kubaka ntabwo ari ugukina nta brag birakubihira nyine ku buryo wajya ubona n'abantu waho ukorera abakozi mukorana muri business yawe wabona uburyo bitwara ukajya ubona nibo bagore wagera mu rugo ukabona ni umujebe si byiza rero ko ukanga umugore ngo umubwire ngo musurure umoja kubera ko ngo kubaka ngo uzi icyakuzanye kubera ko turiya tuntu abagore bagira nk'utw'abana tukwirukanka akajya kwifotoza akagira gute buriya ari byiza ushatse tubirenze ingohe sibyo kubera ko buri ibyishimo ni iyo umuntu avuze ngo yabaye excited ni hahandi wowe wishima ukarenza urugero donc ukagaragaza ibintu abantu batari bakuziho nakurabona umuntu yishima gasakuza cyangwa akaryama hasi buriya nyine ngo yabaye iki excited rero wowe ushobora gutwara umugore wawe gutyo ngo ugomba kwitwara nk'umenya bo mwicarana tuvuge nimba hari amubwiye ngo yicare hariya akabona yicaranye n'uriya mugabo iruhande rwa undi musore ahita avuga ati tayari umugabo nyine abona yicaye hagati n'abagabo kandi niyo bamweretse yicara akicara atatekanye nta muntu yavugisha atavugana n'uwo mugabo kuko avuga ati uriya mugore duturanye niba ari kuvugana n'uriya musore ari umugabo wanjye ari burakare so ni byiza rero nyine ko burya rimwe na rimwe nyine mufite n'umugore umuha uburenganzira busesuye ndetse nawe akiyumva agashaka akaba yabasha kwishima akageza aho ashaka urumva ikindi cya kabiri wowe nimba ugiye gushaka umuntu ubuzi nyine excitement buriya abantu mwebwe mushaka nimba wowe ushobora gushaka umugore utaramugeza muri ibyo bintu bitatu buriya ntabwo aba akwiriye kuba umugore wawe umugore mutaracana mu bihe umukobwa yo fiance mutaracana mu bihe mushwanamo niba mutarashwana mu fiance mukaba mutaragera mu bihe byo kwishimana ngo mugende mwishimane bimwe biri crazy biri crazy kabisa ubona ibyishimo byaho bigera uri kubyumva mukaba mutaraca no mu bihe bigoye
bikomeye by'ubukene bya crise n'iki, uwo mugore ntabwo 100% ntabwo ugomba kumushaka. Ibyo bintu bitatu iyo utarabicamo uri kumwe na fiancé wawe, kubera ushobora kuba waciye muri bibiri mwagera mu bikenda ngahita tatukutupa. Niyo abantu bajya bagira inama abandi bavuga ngo burya ntukajye gutereta umukobwa umwereka yuko everything is good, buri kimwe cyose ni cyiza. Ntukajye no gutereta umukobwa umwereka yuko uri umuntu mwiza, kuko abagore ni abantu bizera vuba, kandi ibyo umuremyemo nibyo bikomeza bigakura. So rero uyu mwese kuri umuntu mwiza, hashira umwaka umwe ukamufata mu izosi, ebana ubuzazwe twicara muri salo gutya ajya kuri akajya abona umeze nk'intuze nk'inguge cyangwa intare. Abagore ni nk'abana. So bizera ko ubu ngubu ugiye ushobora kunkubita mu minota mike yarangiza ukaza ukansoma ukambwira ati sheri ndagukunda nkabyemera, naguteye ikintu kibi cyane njyewe ngende umugabo barakubeshya. Ukaza ukambwira ati musaza burangiye byari ni satani umva barenda naguramenyo. Ariko ibaze ko umugore umutimbura ijisho karikuramo akajya kwa muganga, ukagenda abanywa n'igenda bakanywa, abarokore harabaza bakavuga ati sheri reka dusenge satani yaduteye, mugaseka bose urujisho rwo rumeze gutya ari kurebesha rimwe y'abajisho boye ugakiri n'ukuri reka dusenge abara gusengera gato gakiri umbabarire n'ukuri umbabarire sibyo unakarambura amaboko akaguhobera ejo urwongera ukamutera inda uzabikorera umugabo mugenzi wawe uzambwira ikizakurikira. Abagore ni abantu bafite imitima yoroshye, ntago ushobora kumva ko umugore ushobora niyo mpamvu abagore usanga rimwe na rimwe abagore batishimira n'abagabo babo cyane, kubera iki wowe uramufunga cyane za excitement ze bya bintu yigira by'ubwana by'ibiki n'iki mu rugo, bya bintu yigira byo ngo ngo nirebe kuko wamwireba ngo ndagusiga njyewe, nuko ngo urimo urakupa za excitement ze. Agiye kujya mu birori arashaka kwandi bagore bamubona ameze neza, imisatsi isoje neza, ariko uri kumubwira ngo uri kubikerera, uri kubyumva. Noneho wowe uri uratuma ata estime. Rero najya no mu bandi ntago azimva nk'umugore, ariko hari abagabo babizi hari n'abandi batabizi. Ariko umugore ni byiza ko nyine yitwara neza, ukamwereka uburyo akitwara neza, kubaha umugabo we, ariko ni nabyiza ko umureka akagira nyine ibyishimo bye. Donc ni cyane niyo ari mu bandi bagore akitwara uko ashaka uko abari mu bagore, akaba excited akigira gute urumva, kuko hari nk'abakobwa bakunda guseka bahora baseka. Rero wamubona ari gusekera nk'umusore cyangwa umugabo, hari n'abagore bareba neza, umuntu wese ari kureba ukabona ko ameze nk'aho yamukunze cyangwa ari kumureba neza urumva. None bakwereka nk'ifoto cyangwa aka video ari kumwe n'umuntu amubwira ati warabuze byagenze bitagaze ati reba ukuntu areba kuri umugabo. So rero tuntu nyine n'utuntu usanga nyine tutabari twiza, ariko nabyumvise kandi ibyo wavuze ni nabyo koko. Hari abantu basamara akaba yakora ibintu umugabo adashobora gukunda, ariko n'abagabo nabo bagira gute bafunga abagore babo bagatuma bata estime, bigatuma bata estime urumva. Ubundi ikintu ingenza abagore bakunda kwisanzura. Ni urugero umugore ashobora guturuka ku itariki ya mbere ajya mu kazi, akazasoza umwaka ajya mu kazi atarabona wa mwanya wo kwisanzura. Uwo mudamu rero iyo ageze ahandi abandi badamu bari, badamu bavuga neza, badamu bazi guseka, akisanzura pe, avaho hantu ari nk'ibiro nka 5 bimwongeyeho. Abagabo bajye bareka abadamu bisanzure pe, nta kintu bitwaye. Bajye bareka abadamu bisanzure, rega bibongira n'iminsi yo kurama. Iyo umudamu atisanzuye agahura buri munsi ari wa muntu ukora umutima uhagaze, ni hahandi usanga umudamu ari gusaza imburagihe. Nibajye bareka abadamu bisanzure, nta kintu bitwaye. Ageze muri societe y'abandi badamu akisanzura bigutwaye ikise ko bari mu bantu benshi, ko nahandi hana bari kujya. Bajye bareka abadamu bisanzure, bibongerera iminsi, agasura agaface bimwongera iminsi. Kandi ikindi nacyo nabwira abagabo,
bajye bahereza abadamu umwanya. Nta mugore waturutse ku itariki ya mbere aba mu kazi nta mwanya wo kuruhuka agira. Ni hahandi uzasanga wa mugore nk'uko Innocent abitubwiye, ugasanga umugore ntabwo abona n'umwanya wo guca inzara, umugore ntabwo abona umwanya wo kujya muri salo, hahandi nyine usanga yabaye nk'umugabo ni kupongira afata pafu agaca inzara, sagira umwanya wo gusokoza, ugasanga nyine aho y'abagore nabo bakeneye keya, bakeneye kwitwaho, bakeneye umuntu bitaho, umuntu ubabwira ko mbese bakera umuntu bitaho. Abagabo kabisa nimuhereza abagore umwanya baruhuke, abona umwanya wo kuba ari mu rugo, n'umwanya rwo kuganira n'abana twabigarutseho. Azaganiriza umwana ryari kandi nawe atabonye umwanya wo kugira ngo aba ari mu rugo. Abagabo rero turabinginga rwose, abagore mubaho umwanya, bagira umwanya wo kwiyitaho, agira umwanya wo kwita ku mubiri we, agira umwanya wo kwita ku bana. Pe turabibasabye kandi muzabidukorere. Reka mpere kuri Rehema dusoza n'igishobora kubwira abakunzi ba Rehema ndetse n'abakunzi ba Behind the Show. Murakoze. Icyo nabasha kubabwira, turabashimiye mwese, dushimiye abantu badukunda bakabitwereka. Hari abantu badukunda rwose cyane, abantu bari ndetse bari no mu bihugu bitandukanye tujya tubabona. Hari abantu badukunda bakabitwereka, abatwandikira mukabitwereka. Abantu mwese mudufitiye umutima mwiza, turabashimiye. Imana ibaha umugisha kandi nimube ari twe gusa mukunda, abantu bose babagana mujye mubakunda. Abantu mwese mudukunda turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Natwe dufite gahunda yo kugumya turi kumwe namwe mu bintu bimwe n'ibindi kandi Uwiteka azadushyigikira. Yesu aduhana umugisha. Papa Eugene, niki ushobora kubwira abakunzi bacu ndetse n'abakunzi bawe ndetse n'inshuti n'abavandimwe, abantu bakuzi, abagiye kukumenya bwa mbere, uvuga ijambo ry'Imana, niki ushobora kubabwira dusoze? Icyo nababwira cyambere na mbere no kubashimira. Shimira umuntu wese uzafata umwanya agatega amatwi iki kiganiro, agatega amatwi ijambo ry'Imana. Icyo namusabira gusa ni umugisha, Imana izamuha umugisha. Nanjye ndabakunda kandi namwe ndabashimiye ko mwangiriye icyizere mukantumira. Namwe Imana ibaha umugisha. N'abatwumva nabo rero, uzatwumva wari mu modoka, waba uri mu rugo, waba aho uzaba uri hose, Uwiteka azabane nawe kandi ndabakunda. Murakoze. Amen. Ansifoye rero ikiganiro cyacu ariko kigenze uyu munsi, turabashimiye mwese mwe mugiye kumva iki kiganiro, mugiye kugikurikira. Tubibutsa kugira ngo mujye mujya muri comment mutubwire se mwebwe ibibazo tuba twagiye tubaza cyangwa se ibyo twaganiriye hano mu byumva mute, ese wowe urabyumvite ku ruhande rwawe. Ikindi cya kabiri, mujye mukanda subscribe ndetse muri n'ahantu ku ruhande hari inzogera mukandeho kugira ngo igihe cyose ukize kiri kiganiro mujye mubona ubutumwa bugufi. Turabakunda cyane nk'uko mudukunda, n'abatwanga nabo kandi namwe turabakunda. God bless you. Nawe utaha Gihogita DT. Ciao ciao.